YegoBib.com. Asha. Siko bimeze Sana. ni neza. Haraze ko bungwiriye mu gitondo wowe Shaka kuzuye man. yakira ibyicaro babicaye. Kamwe nicaye hano nari bibi. Bizite se sha. Nari kubatize kubyuka se. Shamane uko iki gihe ko nta kazi kakibaho wa muhungu we ugira ngo muri iki. Man, ndakugendereye wihangane. Ni gute se? Hari ahantu nshaka kujya. Ngiye kujya kureba umwana ahantu bambwiye ko agiye guhaguruka ikigararaje. Turahurira muri gare yo mu Ruhango. Mu Ruhango. We noneho mbabare umurero umuti unize ibyangwe nigiye kwirebera umwana. Ibyangwe? Ibyangwe nibyo nshaka. Ariko dore uzi ibyangwe mfite? Mfite ibyangwe byinshi cyane. Nari nzanye n'akantu ngo nkiriremo. Kanze nkuzanira ibyangwe. Nari bigira kuba man. Kanze mbikuzanira. Ntugire ikibazo kabisa. Ntugire ikibazo rwose. Si ibyangwe shaka. Si kanze mbimuhe. Rero Ernest urumva ikirere ni icyangwe ivuga ku mukireba Ernest iki ngiki ureba ni icyangwe cyoza amasahani urumva iki ntogesha amasafuriya Akumana ndagutuma ibyango ukazana ibyango by'ikoza amasahane n'ibintu. Ubusenge urabona nda amasahane cyangwa ndi wari wambwiye kukuzanira ibyangwe se ibyangwe mani nibyo nagusabye. Bege mugatuziranye mana yanjye. Aho nabere ntabwo ngira no bushuti nibuga mani. Sinari twiteye ndagutuma imyenda yo kwambara ukazana ibyango. Cyakora niba kiri gishiremo. Kagenda sha si ibyango warunumye nkabikuzanira no mukaba wanze cyangwa se byavuye mu myenda